Ndabasuhuje inshuti bavandimwe turi kumwe kwiyicano. Uyu munsi nzanywe no kubabwira ahantu nasomye twakura amateka nyayo y'ubuzima tubamo na byinshi tubona, ariko ntitujya tubyibaza cyangwa ngo tubitekereze tube tuti ibi byavuye he, bigenze bite. Umufilosofo bita Spinoza, ujye muri Google aho wajya hose wandikemo iryo zina Spinoza, wandike baraguha amateka ye, baguha ibitabo yanditse, baguha ibyo yagiye avuga. Byinshi cyane urabibona, biraza kuguhindura ukuntu wari usanzwe wiyumva, ukuntu wafataga ibintu birahinduka. Niwe nje kugutura kuri uyu munsi kugira ngo mu kandi gace, ngewe ni byinshi nasomye ubu ndabifite, mu kandi gace gakurikira umaze kumubona turaza kongera guhura tuganire, nkubwire ibyo namwumviseho n'ukuntu ntacyo nsanzwe mbona ibintu, cyangwa n'ukuntu abantu benshi babifata, tuze kubihuza. Uraza gusanga koko hari byinshi tugenda duhishwa, tukagenda gutyo tumeze nk'abari mu kigare. Gusa ndashima ko umuremyi wa byose yaduhaye n'igihe cyo kugira ngo twongere dukanguke duhumuke. Murakoze abanyemereye ko mugiye kubireba, tuze kongera guhura tubiganireho.